inshuti zacu, bavandimwe bari hirya no hino mu gihugu no ku isi hose, mutega amatwi kandi mukurikirana ibiganiro byacu tunyuza hano kuri Rwanda 24 TV. Ndabashuhuje, mwaramutseho, mwiriwe, bwakeye bitewe n'aho muri. Ubu rero nagira ngo bagezeho update y'itegeko ryasohotse rigena abantu n'umuryango. Iri tegeko ni incamake mu birigize, incamake zirimo byibuze ingingo 9 z'ibanze ugomba kumenya nk'umuturarwanda, nk'umuntu utuye mu Rwanda cyangwa se ushaka kuza gutura mu Rwanda. Itegeko rigenga umuryango rero ryasohotse ku itariki 30 z'ukwa karindwi. Itegeko rifite umutwe witwa ngo itegeko nimero 71/2024 ryo kuwa 26 z'ukwa gatandatu /2024. Haravugwamo rero iby'ingenzi dushobora kwiga cyangwa se dushobora kumenya muri iri tegeko ryasohotse nk'uko nabivuze haruguru ku itariki 30 z'ukwa karindwi uyu mwaka 2024 rigenga abantu n'umuryango. Ku ngingo ya mbere, icyo ugomba kumenyaho nuko iri tegeko ryahurijwe hamwe n'itegeko rigenga abantu n'umuryango n'irigenga imicungire y'umutungo w'abashyingiranywe, impano n'izungura. Iri tegeko ryahurijwe hamwe n'ibyo bintu byose. Ingingo ya kabiri ugomba kumenya ni uko imyaka yo gushyingirwa ni 21, ariko umuntu ugereje byibuze imyaka 18 ashobora gusaba gushyingirwa akabyemererwa n'umuyobozi ushinzwe irangamimerere ku karere. Cyumve neza, imyaka yo gushyingirwa nk'uko mwabivugaga mu minsi ishize ntabwo ari 18, ahubwo yagumye kuri 21. Ariko noneho rero ubona ubusiribateri bwakurambiye 18, ushobora kugenda ukaka uburenganzira umuyobozi ku karere ushinzwe irangamimerere akagusinyira, hanyuma ukaza nawe ukubaka urwawe ugashyingiranwa nta kibazo. Iri tegeko ni ngombwa kurimenya. Ingingo ya gatatu nyamukuru ugomba kumenya iravuga ngo abashaka gushyingirwa bashobora gukora amasezerano y'ubwumvikane imbere ya noteri y'uko bazacunga umutungo wabo, bakanavugamo uruhare rwa buri wese mu guteza imbere urugo. Iri tegeko naryo ni sawa. Ni ukuvuga ngo uzajya gushyingirwa ubanze ujyane plan, kubaze urugo rwawe uzaruteza imbere uti ni uwuhe musanzu wawe, mbese uzajya ubikora ubushakashatsi, uvuge ngo urugo rwanjye dore ngiye kurwubaka, ariko umusanzu wanjye ni uyu n'uyu n'uyu, nzajya mbigenza gutya kugira ngo ruzamuke, mbigenze gutya mbigenze gutya mbigenze gutya. Undi nawe umugore cyangwa umugabo nawe azajya avuga ati nanjye ngiye gushyingirwa ariko umusanzu wanjye n'uyu 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 n'uyu. Babandi bigira ntibindeba bamenye yuko ubu bigiye kuba itegeko teza urugo rwawe imbere nk'uko uzaba wabirahiriye. Ingingo ya 4 ukwiye kumenya nayo y'ingenzi ni uko mu gihe cyo kurahira abashyingiranwa ntibazongera gufata ku ibendera, rizajya rifatwa na executive wenyine. Kwa kundi abantu bajyaga bajya ku ibendera bakifotorezaho bagafata ibendera bakarivugira andi magambo atari indahiro, ibi byavuyeho. Executive umurenge niwe uzajya ufata ku ibendera ubundi akomeze gahunda.
Ingingo ya 5 ugomba kumenya muri iri tegeko ni uko uburyo bwo gucunga umutungo abashyingiranwe bahisemo ntibuzongera gutangazwa mu ruhame. Kwa kundi bavuga ngo duhisemo ngo ivangamutungo risesuye ibiki mu ruhame, oya, ibyo ngibyo bizaba ari ibanga ryanyu, hanyuma mugende musezerane, ariko bizajya bijya ahagaragara nawe nyine cya gihe urabyumva bizaba mwazambije amasezerano mwagiranye ku murenge, uzajya kuregana nyine bijya ahagaragara. Ingingo ya 6 nayo y'ingenzi ku basore batari bashaka. Inkwano ntibuza abashaka gushyingiranwa gukomeza gahunda zabo. Abasore mwe, iyi ngingo muyandika ahantu, barababwira bati inkwano ntizongera kubuza abashaka gushyingiranwa gukomeza gahunda zabo. Cya gihe mwageraga ku murenge, inkwano ntiraboneka, ibiki n'ibiki, ikote ukarikuramo gataha, vara bakarikuramo bagataha ngo inkwano yabuze, uwo mujyama azajya ahita agenda bagitifu nsezeranya n'uwanjye, ubundi twicira isheni, ubundi twigendere. Abategereje inkwano mutegereze muhebe. Akantu bakoroheje ku basore mu kanota ahantu muri jenda, ujya kurambagiza umukobwa bakakuvuna ku nkwano, uzicecekere gusa, zabategere hariya kuri iriya tegeko. Ingingo ya 7 nayo mugomba kumenya, ariko inkwano ni ngombwa da, inkwano ni ngombwa basore, inkwano ni ngombwa. Ingingo ya 6 rero ya 7 nako mugomba kumenya igiragira iti, mu gihe habayeho divorce cyangwa se gutandukana kw'abashakanye mwarasezeranye ivanguramutungo rusange, muzajya mugabana 50% ari uko mwamaranye byibuze imyaka 5 bisabwe n'umwe mu bashyingiranwe. Ni ukuvuga ngo ahangaha muzajya bantu bafite business mana yanjye za divorce ngo nuko bari gushaka imitungo, ahangaha byahinduye isura, amazi ntakiri yayandi. Ni ukuvuga ngo uzajya utagitinga imyaka 5, niba ari na divorce ushaka uyitegereze n'imyaka 5 uyiheke uyiteze, nishira bari kugenda uvuge ngo ndashaka divorce. Bandi mujya kurambagiza mugasezerana ukwezi kumwe mugahita mukora divorce mukagabana imitungo, ubu byahindutse, uzajya utegereza imyaka 5 aba ari bwo ukora divorce cyangwa se mutandukana mu mategeko, kandi mukagabana 50%. Ntabyo kuvuga ngo ibi n'ibi, ngo hano hari ibi n'ibi, oya, ni 50%. Ingingo ya 8 rero iri kuvuga ngo mu gihe upfushije uwo mwashakanye mwarasezeranye ivanguramutungo rusange, uzajya wemererwa kwegukana umutungo wose asize, ariko ntuzemererwa kugurisha cyangwa gutanga ibirenze 1/2. Itegeko ryari ririho kandi isubiremo ngo mu gihe upfushije uwo mwashakanye mwarasezeranye ivangamutungo rusange, uzajya wemererwa kwegukana umutungo wose asize, ariko ntuzemererwa kugurisha cyangwa gutanga ibirenze 1/2 cy'uwo mutungo. Icya 9 ni uko umuntu warengeje iminsi 30 atandikishije umuntu we wapfuye ntazongera gutanga ikirego, ahubwo azajya yandikira umwanditsi w'irangamimerere asobanura impamvu yatinze kumwandikisha, anamusabe ko amwandika. Ni ukuvuga ngo kwa kundi warenzaga iminsi 30 warapfushije umuntu kubera ibibazo uba urimo by'agahinda, kwibagirwa uduki guca hirya no hino, wayirenza bakakubwira ngo ujya gutanga ikirego mu rukiko aba aribwo rukwemerera ko uza kumwandukuza. Ubu ngubu byahindutse, ahubwo uzajya wandikira umuyobozi w'irangamimerere ku murenge umusobanurira impamvu watinze kwandukuza wa muntu witabye Imana, hanyuma umuyobozi
umuyobozi w'irangamimerere niba bifite ireme niba bifatika akubwira ati ngweze n'umwanda ukuze birangire. Iri tegeko naryo baryoroheje cyane ku baturarwanda. Muri make ni ibyo by'ingenzi twasomyemo, ariko nawe ushobora kugenda ukandika kuri Google ukandikamo ngo igazeti nomero 71 akarongo 2024 ryo kwa 26 akarongo z'ukwa gatandatu akarongo 2024 rigenga abantu n'umuryango. Bazahita bariguha uri downloading hanyuma urisome. Murakoze rero, mukomeze mukore subscribe kuri iyi channel yanyu kandi yacu, aho muzajya mumenyera ibintu byinshi cyane, amategeko, ibiganiro byinshi birambuye n'ibindi. Murakoze cyane, mwari kumwe n'umusaza Mombasa.